ubwo n'abatanyishyuye urumva bimugiraho ingaruka. ubwo nyine ingaruka rero zimuzaho. urugero ko nkoze n'ikibazo kimwe nk'umuntu wamwibye moto ya miliyoni 2 n'igice cyangwa 3 yaguhangaye kugira ngo igaruke yama igice cya miliyoni bigakunda neza fresh ubwo nyine abantu dukurikiye barumva nimero zawe bazibonye tuzaza no kuzishyira muri comment tuzandikeho turashyiraho hashtag ubwo baraza kuzibona hanyuma ubundi bagize ikibazo bazakuvugisha se hari ikintu nibagiye kuvuga kimwe inzoka bavuze ngo ufite hano mu nzu wanyetse ukuntu imeze nkareba nibura n'abantu bakayibona inzoka rero biri muri iki cyumba ubu ngubu iraryamye ntabwo uri kumva abana bayo bari kuvuga ubu ngubu iraryamye amasaha 8 nagera impanuka yarayepfa ku mazi igiye kunywa amazi kongera ikagaruka ikaryama uri guhinda aho ngaho iyo niyo irimo hari uretse tugafotora tukareka imeze tukagezaho kamera tukareba uyikangura ngaho jyayo wenyine njye ntabwo ndajya wowe jyayo hari urumva ubu ngubu iracyaryamye icyaka n'ikiyica irabyuka ije kunywa amazi nimara kunywa amazi igaruka ndetse iraza ikagucaho ikagenda nta kibazo iraza ikancaho n'abantu babiri nabamaze kuyimenya nta muntu irarya inzoka hano mu cyumba inzoka nini cyane rwose urayibonye nawe ariko kera narayitinyaga rero ubu usigaye uyitinyuka ntabwo iryana bakungura ikiyoka kinini nese mu masaha yasanga inkunza zo kwisura iyo izuba rivuye irasohoka ikajya kunywa amazi nta kindi kintu ajyangiza iciye nko mu nzira hari amatungo azitse ntabwo iyarya nta kintu yakugira iyo umuntu nta kintu amugira ndetse hari inkuru numvise hano karitsiye niba batambeshye ngo kabagema ngo baramwibye ngo ibintu ngo barabigarura bakiye babigarura yakoresheje iyihe tekinike kugira ngo bigaruke ntabwo mbizi ndetse akoresha ikirata nyibiri ibanga utuntu tw'uducuma turimo utuntu tumeze nk'utubuye nitwo mbona yego n'amazi mu kabindi ni ibyo nkunda kuvamo mu kabindi aba yafite ubuki bwanjye zarabunyweye mwana tugusanze mu nzuki ko ndeba se ntabwo bafite ntabwo zikurya se reka ntabwo ziryana izi ngizi ziraryana ariko zirya umuntu waziyenjeje njye numva rifite n'ubwoba njyewe ntugire ubwoba bageze iwabo w'abakuru ntabwo zibunye ntabwo zikurya zirya umuntu waziyenjeje cyangwa se harimo iki muri uwo mufuka umuntu naziteje hano niho naziciriye hano uyu mufuka wuzuye inzuki gusa yose ni inzuki reka twigire inyuma turase ko twigira inyuma mwigire inyuma ho gatoya nk'izi ngizi wizifata se tutazindisha nk'izi ngizi ntabwo izi ngizi nta kintu zadutwara kiwe nanazifata rwose nafata n'urushyi rwazo ngasigaho tutazindisha ese tamatsiko koza ikintu kimwe inzuki wazikuye hehe n'iki cyatumye uzizana hano izo nzuki rero utazindiwe izo nzuki iwacu barabavumvu kera ariko kubera ibintu byagiye bicika n'imiryango isaza nanjye nahise mpitamo kuba nakora umushinga wo kuba nacira inzuki nkavura abandi baturage izi ntabwo ziryana zigufasha iki niki zikunze izi ngizi sinjye zifasha njyenyine zifasha n'abanyarwanda bose kandi icyo nashishikariza abanyarwanda ni uko batazaza batera imiti myinshi mu myaka kuko n'inzuki zanjye zisohotse inyinshi ntabwo zigaruka zirapfa kubera imiti imiti irazica ugasanga umusaruro ubaye mukeya ubwo urumva aba ari ikibazo hano hantu hari icyuma gisya ntabwo barimo kukireba abantu badukurikiye iki cyuma cyo gisobanuye gikoresha hano mu gusya imyaka y'abaturage iki cyuma ukuntu ibintu bimeze nakiguze nyiheshejwe n'uyu mushinga wanjye w'inzuki kuko nabonaga umusaruro uri kugenda neza avuga ati rero kugira inzuki zanjye zikomeze zigume hafi yanjye kugira zijye zihovwa hafi zishaka ibikoresho zikoresha mu buki urumva ubwo ngubwo nibwo nahise ngura iyi mashini kugira ngo zijye zitara ibintu
zibikuye hafi. iyi mashini wayikuye mu bworozi bw'inzuki? Mu bworozi bwanjye bw'inzuki bakagerageza ku uburyo bajya bateramo imiti mikeya cyane. Nk'ubu ngubu inzuki zanjye iyo zisohotse uburyo iyo zitashye mbona zagabanyutse. Wabonye nka hariya hakurya ukuntu wabonye hariya hakurya wabonye ko inzuki zirimo zabaye nkeya kandi uriya mufuka wari wuzuye. Mbona uretse hano ufite igicuma, iki gicuma cyo kirimo iki? Iki gicuma rero ibintu birimo hano huzuyemo umushongi w'ubuki, ubona niwo mba ndi kwinywera. Ubuki? Ubuki. Urwanya uruki ushaka kurya? Niyo mpamvu ushaka kurya? Ntabwo zikurya. Rungureho. Ntabwo zikurya. Nese ubuki buvanzemo iki? Bumwe bwonyine? Uyu ni umushongi wonyine, iri ni iteke. Iki? Iteke. Tekeza ko ziko iteke warya kandi yari igiti. Oya, iri ni ibyo nkweramo. Niryo. Igicuma cy'iteke. Sigase ko zifata kandi tuzindisha. Ntabwo ziryana. Okay, none se niwe muntu wonyine ufite inzuki muri karitsiye? Ni njye nyine, ariko nawe ndi gushishikariza abagenzi banjye. Uburyo wazizeye umunsi wazikuye he? Izi nzuki se? Izi nzuki iwacu bari bazoroye, ariko kubera ko ni umurage w'abakuru. Ni umurage w'abakuru, iwacu bari bafite abakuru, ariko none rero baguye ko twa Kabagema niyo makuru. Ubundi banyita Kabagema original. Wahe mu karere ka Bugesera na Burasirazuba. Inyamata. Hano muri Nyamata? Muri Nyamata. Twishimiye kugusura, turakomeza tugusure dutembera hari imbere gake gake. Nta kibazo, turakomeza tugende. Turakomeza tugende mbereka. Twereka turabibona hano. Urabona uyu ni wa mufuka wuzuye inzuki. Uzibona ariko ntuzikuremo. Izi nzuki ubu zuzuye ahangaha, uri kubona umufuka wuzuye inzuki bitewe ko nabyaye nahoze nkubwira. Yego. Abaturage bari gutera imiti cyane mu myaka, ugasanga inzuki zirapfuye. Mbese ugiye gushaka ibyo zirya, zirya imiti zigapfa. Undi umufuka wari wuzuye inzuki. Wari wuzuye inzuki, ariko ubu ngubu n'iki gicuma kimaze kugabanyuka, ntabwo kibona ibyo kijyamo cyane kubera ko inzuki zaragabanyutse. Yego, zaragabanyutse. Kandi agacupa karimo iki? Ibi ni iki rwanda? Akangaka nako kamfasha ndi ko mu gihe nanjye naje guhakura hano. Karimo inzoga. Inzoga bayita ngo iki? Iyi nzoga wasoma hano. Kabineti coconut. Niyo ngo? Yes. Uriha ariko? Ndiha. Kabagema original wo mu Bugesera. Abantu badukurikiye iki kintu bababwira cyerekeranye n'ibintu ukora? Njye ikintu nababwira cyo bakomeza bakurikirana iyi video kandi bakomeze kinabatumaho. Nakombaga kubabwira ko hano mu karere ka Bugesera bagomba kudusura bakareba n'uwo muhungu woroye inzuki ukuntu ibintu byiwe bimeze, nabereka umushinga abaturage bakora. Akazi ziteye ubwoba. Se nkabiya n'inyuma gake ndabona zimaze ashaka. Ujya hano rwangiye mu ubucatsi ziguteza zikakurya. Reka sigwa ko ruzi neza. Naziguteza n'ukuri. Nuzi neza rwose. Niko. Mwana mfite ubwo hano zirandya pe. Ntabwo zikurya humura. Nese uziteza umuntu ubundi bikensobanura muri makeya. Nk'umuntu wanyibye mbasha kuzimuteza. Warabana bamweka hano bakwibye ngo mpuri hano mu nzu. Hanyuma ngo barayigarura. Ampure barayibye, urabona bari banyibye nari amagi njyana hahandi wacu nakubwiraga. Aya nujyana? Ara niyo njyanayo. Wajyana hehe? Yajyana hahandi najyaga nkubwira kera, ntabwo umuntu nemeye kuhavuga. Hano wajyaga ngura ngo umanutse mu mazi. Umanutse uciye ku mazi. Yitwara. Usara ntabwo ngabwira ntabwo kijya ku mazi. Ku mazi ubu ngubu ubutunzi nabo bonye ntabwo njyayo. Ubora bubonye. Nese abantu bafaka ubutunzi bashaka guca muri izo nzira wabafashe kuri icyo kintu. Hano umwe wagita bikubita hasi kanongeremo gakeya hano. Urafungura mbese? Ndafungura. Ntabwo udafunguye. Uyu ni umushonge gusa. Ni umushonge gusa. Akoro uteye n'ubwoba. Dore ubu ni ubuki butsindagiye maha. Muri izo nzuki. Muri izo nzuki ibi ngibi ubona muri izo nzuki uyu mufuka nkunyeganisha. Sigaho utazindisha ahubwo. Nje ntinye inzuki cyane buriya. Hano hateye ubwoba. Iki ni icyumba cyabagamo abantu kera cyane nakoreshaga cyabagamo abakuru. Ubu niho bibera rwose. Niho bibera, ubu ngubu nta muntu ahangaha ujya winjiramo. Niwe gusa winjiramo. Umufata ninjye ngafotora sari ikibazo. Oya. Ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe pe. Ushobora nteye ubwoba pe. Nise wasubira kuba akantu kameze.
aya ntabwo nagusomya bamwe ngo ni intango y'abakuru. Iyi ni imihango y'abakuru cyo kora nakugurira kawe we uraza kungurira rero turagize ikiganiro turangiza ikiganiro ndaza kukugurira kawe nta kibazo. Okay, none hari nk'abantu babana bakeneye nka nimero zawe bashaka ko wafasha nk'abantu bibwe abantu bahohotewe ngo wabafasha bahoze bambwira amakuru tutarabonana kare mu kanya kashize. So nk'abantu bakeneye nimero zanjye nabakubita nimero yanjye umuntu ushaka umuntu wibwe umuntu wagize ute wese nuko wamufasha. Ubu nk'umuntu bamwibye nk'imodoka cyangwa se nk'ikintu gihenze cyane wenda umva cyambere cyo nuko abafite amafaranga ibintu nta guca menshi se cyane anyishyura ibintu bye yabibonye nyuma yanjye we araza akambwira ati ibi byanjye nabibonye ubwo n'abatanyishyuye urumva bimugiraho ingaruka. Ubwo nyine ingaruka rero zimuzaho. Urugero kankoze n'ikibazo kimwe nk'umuntu bamwibye moto ya miliyoni 2 n'igice cyangwa 3 yaguhangaye kugira ngo igaruke yama igice cya miliyoni bigakunda neza fresh. Ubwo nyine abantu dukurikiye barumva nimero zawe bazibonye turaza no kuzishyira muri comment tuzandikeho turashaka hashtag ubwo baraza kuzibona hanyuma ubundi bagize ikibazo bazakuvugisha. Bazamvugisha ngiye kubaza ufite umugore? Oya nta mugore ndashaka. Nta mugore urashaka? Urabura iki se? Nabuze umwanya. Uzo ugiye mu iki gituma utashaka umugore? Nabuze umwanya buri igihe nikigera nzamushaka. Nibyo ndacyari umwana muto cyane. Nahoze numva bavuga ngo nahangara umuntu gusa nka Bruce Melody cyane rwose gukora ibitangaza najya rwose na Bruce Melody ahantu ari rwose abanza areba umuntu basa nigiye bavugaga buriya reka bajya mu runaro mu Bugesera gukora ibitangaza igicuma gisa nk'ukizamura hejuru bakibone rwose neza kuri kamera ngiki ndakibereka ngiki igicuma cyawe rwose bakibone neza n'abareyo ngaba ufana na Reyo Sport pe. Se hari ikintu we nibagiye kubaza kimwe inzoka bavuze ngo ufite hano mu nzu wanyetse ukuntu imeze nkareba nibura n'abantu bakayibona. Inzoka se inzoka rero biri muri iki cyumba ubu ngubu biraryamye ntabwo uri kumva abana bawe bari kuvuga abana ubu ngubu biraryamye amasaha 8 nagera impanuka yarayepfa ku mazi igiye kunywa amazi kongera ikagaruka ikaryama. Vese nturi guhinda aho iyo ni irimo hari uretse tugafotora tukarekura imeze tukagezaho kamera tukayeba uyikangura ngaho jyayo wenyine njye ntabwo najya wowe jyayo hari urumva ubu ngubu iracyaryamye icyaka n'ikiyica irabyuka ijye kunywa amazi nimara kunywa amazi igaruke ndetse iraza ikabucaho ikagira nta kibazo iraza ikancaho n'abantu babiri nabamaze kuyimenya nta muntu irarya ubwo n'abana bayo baba bakibwa nk'umushwi nk'ukoze oya n'abana bayo 9 barakuze iyo bamaze gukora niko bavuga buri ifite abana bangahe izo ngubu ifite abana 8 Yose kumara iki hano mu bintu ukora hano mu rubworozi bwanjye impamvu iri ahangaha nakubwiye ko ari umuco w'abakera niyo basize bari gusigira ba nyirasenge b'imiryango ya kera niyo bagiye basiga rero ubwo kubera iki cyumba aricyo yabagamo byabaye ngombwa ko inzu nyivugurura ibamo gutya nyine ubu yiberamo ahangaha hano nyine n'abantu badushagiye hano mu kayi rwose ari abana amakuru yawe witwa nde wowe? Witwa Cedric. Nese ikintu uzi kuri kabagemo n'igihe kinga afite inzoka hano mu cyumba. Inzoka nini cyane rwose. Urayibonye nawe? Ariko kera narayitinyaga. Rese ubu usigaye yitinyaga? Ntabwo iryana. Bakungurikiyeho kakinini. Ni kinini. Nese za mu masaha yasanga ingo nzaza kwisura. Yizuba rivuye irasohoka ikajya kunywa amazi. nta kindi kintu cyagize iciye nko mu nzira hari amatungo azitse ntabwo yarya nta kintu yakugira iyo umuntu nta kintu mugira ndetse hari inkuru numvise hano karitsiye niba batambeshye ukabagema ngo baramwibye ngo ibintu ngo barabigarura bakeye babigarura yakoresheje se iyi tekinike kugira ngo bigaruke ntabwo bizi ubonye gusa ndetse nawe uzi ntabwo uzitinya ko ndebe zihagazemo nta kibazo ufite nta kintu zakugira warazimenyereye nawe se yatangiye kukugisha kuri gakondo ntabwo wigisha yego niko inzuki ngo bazahaye umuti ntabwo zapfa kurya ndetse we kuki utabiyumva ngo kwigisha ku bintu by'akora bya gakondo ntabwo nabishobora urabona bigoye ariko igihe umwegera arimo kubikora ndetse akoresha ikirata ngibira ibanga utuntu tw'uducuma turimo utuntu tumeze nk'utubuye nitwo mbona yego n'amazi mu kabindi nibyo nkunda kuvoma mu kabindi aba yafite ntabwo ku butara rwose